umugore atarika ikibanza ariko nyamara twakabaye tuguze inzu kwa runaka baguze inzu uwo mugabo ntiyazagaruka kugira ikintu akubaza kandi nyamara yarabivuze kugira ngo mujye inama ubwo atarika iki kibanza tuzakata gute ku mishahara turagabanya hehe nyine mujye inama akubajije rimwe ikintu uri mu birere akubajije kabiri nanjye ndi umugabo sinagaruka icyo ni kimwe nk'umuntu uri mu rugo umaze kubaka urugo amaze imyaka 8 cyangwa kuzamura ni umugore cyangwa ni umugabo ako yubatse urugo yibwira ko agiye muri paradiso agiye kuryoherwa ubuzima bugiye kugenda neza ariko agezeyo ahura n'impinduka mbese aratenguha ubuzima bumubera nabi urugo ntiyigera aryoherwa aribaza ngo nk'umuntu w'umukristo nk'umuntu ukijijwe ko numva ntashaka kurekura urugo rwanjye ko numva ntashaka gutakaza umuryango wanjye ese ni igiki nakora urugo rwanjye rukarushaho kuba rwiza nkaruhindura paradiso wenda urugero umwe muri mwaze guteka neza ashobora ko umugabo uzi guteka neza cyangwa umugore uzi guteka neza ariko wa muparteneri utabizi neza akavuga ngo ariko wabyiga nkaza nanjye uyu munsi nkagira akantu nkora simu ariko nkagerageza wamucero kaza ari umukara za nyama zikaza zashiririye mbere yo kugira ngo ubwire ngo ariko ubundi ibi bintu wishora mu banza wa presiye uwo mutima mwiza yagize gukorera ikintu cyiza umuryango uyu muntu mbere yuko mushakana yabaye muri uyu muryango imyaka 20-30 ataraza ngo mubane wowe mubanye mu mwaka wa 30 wa 35 wa 40 cyangwa wa 20 aha hantu nahantu atazahita siga ntago ari buri wese uhita asiga ako kanya ngo yumve avuyeyo agiye ahandi ijambo ry'Imana y'ibyo riratubwira ngo niyo mpamvu ngo umugabo azasiga se na nyina akaba n'umugore we akaramata hari igihe bitagenda gutyo ukabasiga ku mubiri ariko ku mutima utabasize nibyo bindi rero mu kwiga umuntu mubana ubanza kwibaza ngo ese ni impamvu cy'umutima we uhore wabo ndatanga urugero Muraho neza ni Mubwire TV nk'ibisanzwe tubahaye ikaze hari abashyashya bashobora kuba ari bwo bwa mbere bagiye kureba ikiganiro cyacu bakibaza ngo ni Mubwire iki nta kindi tubwira abantu no kubabwira ibyiza byabo no kubashimira no kuvuga ibyiza abantu bakoze mu buzima bwacu bakiriho twasanze abantu benshi bakunda kuvuga ibyiza by'abantu batakiriho batakibasha kubyumva ariko tumaze kwibonera turavuga ngo ni iki twakora nuhe musanzu wacu muri societe nyarwanda twabiba mu bantu nta kindi rero tubabibamo n'urukundo n'ibyiza no kubashimira bagihari uyu munsi rero mu bisanzwe ntago turi twenyine twazanye n'umutumirwa reka tumwikaza bibwire ni karibu muraho neza amazina nitwa Mutesi Victoire Annabelle nishimiye kubana namwe mu kiganiro kuri Mubwire TV Vicky urakoze cyane tuguhaye ikaze mbere yuko dutangira reka tubanze twamamarize abantu baba dusabye ko twabamamariza mu kiganiro cyacu turamamariza hari umuntu abantu bashaka kudodesha imyenda myiza kudodesha amarido kudodesha ibyo ushaka byose yaba imyenda y'ubukwe cyangwa ya civile Grace arabadodera akorera mu isoko rya Nyarugenge muri F1 muri 89 nimero ye ni 0788509773 Grace ni umutayeri w'umunyakuri arakijijwe igihe aguhaye ndi umuhamya ko bihamya aguha imyenda yawe undi muntu rero mushaka imyenda myiza ya caguwa amakanzu amakoti amapantaro nta handi ni muri Chic winjiriye ku muryango wa Access Bank hari umuryango uhita ukurikiraho aho ngaho niho Nunu Sylvie akorera uramuhamagara cyangwa kuri WhatsApp wamubaza aguha imyenda myiza nimero ye nawe ni 0788708835 ni mugane Nunu abambike neza abashaka kugura imodoka nabo nziza za hybrid murabaza Fabiola ibijyanye n'imodoka nta bumenyi bwinshi mbifiteho ariko amakuru yose arayaba umuhamagaye kuri 0789813097 Fabi aragufasha akaguha imodoka nziza hanyuma abashaka ibishyimbo ntahandi mwabikurani kwa Sylvie nimero yangiriho murayibona mu mamagare mbageze ibishyimbo turanje kwamamaza Vicky ni karibu tutangira ikiganiro banza dushyira imbere y'Imana nakoze cyane Uwiteka mwami turagushimiye kandi tuguhaye icyubahiro tugushimiye uyu munsi mwiza watugeneye kandi waturemeye turasenze kugira ngo uvugane na buri wese udukurikiye uvugane n'iby'umutima ukeneye twe nk'abantu ntago twamenye icyo buri muntu akeneye ngo tukivuga uko agikeneye tukivuga uko yumvaga akeneye kucyumva ariko ugera kuri ijambo rimwe waribyazamo menshi kugira ngo rigire umumaro
turasenze kugira ngo uvugane na buri wese ubane natwe muri iki kiganiro, ntaba ari twe ahubwo umwuka wawe wera avugane natwe, anavugana n'abadukurikiye, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Vicky, Imana imuhe umugisha kudushyira imbere y'Imana no gushyira ikiganiro cyacu imbere y'Imana. Turacyabashimira cyane abantu mukomeje kubana natwe kuri Mubwire TV, mukora subscribe, ni ukuri ni iby'agaciro kenshi. Kuba tugitangira twaba tugeze mu bantu 1000, nta mezi 2 turamara, dukomeje kubashimira. Rero kuko ari ibyiza duharanira, nta kibi tugambiriye, n'ubundi ubutumwa bukomeze bugere kure, abantu bakomeze kumenya kuvuga ibyiza no gukora ibyiza mu gihe tukiriho. Hari abantu rero benshi bifuje ko natumira Vicky n'umushuti wanjye, abantu bansabye kukuzana, bampa ibibazo, nabakubariza bikabafasha kurushaho gusobanukirwa. Ikibazo cya mbere, Imana iradufashe, iri kumwe natwe. Ikibazo cya mbere, hari umuntu wambwiye ngo nzamubarize nk'umuntu uri mu rugo, umaze kubaka urugo, amaze imyaka 8 cyangwa kuzamura, ni umugore cyangwa n'umugabo, ariko yubatse urugo yibwira ko agiye muri paradiso, agiye kuryoherwa, ubuzima bugiye kugenda neza, ariko agezeyo ahura n'impinduka, mbese aratenguha, ubuzima bumubera nabi, urugo ntiyigera aryoherwa. Aribaza ngo nk'umuntu w'umukristo, nk'umuntu ukijijwe, ko numva ntashaka kurekura urugo rwanjye, ko numva ntashaka gutakaza umuryango wanjye, ese ni igiki nakora urugo rwanjye rukarushaho kuba rwiza, nkaruhindura paradiso? Yego. Ikibazo ntago cyoroshye, ariko turaza kugerageza kukinyuramo, ariko tunagendeye ku ijambo ry'Imana. Ikintu kimwe twavuga nka fondation y'ikiganiro cyose turi bukore, no kwibutsa abadukurikiye yuko urugo no umushinga w'Imana. Ntabwo ushobora gutekereza kubaka urugo ushingiye kuri principe runaka, marene yaguhaye cyangwa umubyeyi yaguhaye cyangwa societe yaguhaye cyangwa wasomye mu gitabo. Urugo ni umushinga w'Imana. Iyo dusomye mu itangiriro kuva ku gice cya mbere n'igice cya mbere no gukomeza n'icya kabiri, tubona Imana irema ibintu byose, ariko inarema umuntu. Ngo kuri 26 igice cya mbere bagenda bavuga ko yaremye umugabo n'umugore mu ishusho yayo, ati niko yabaremye. Ni ukuvuga ngo niyo yashyizeho umuryango, niyo yashyizeho urugo. Rero ngenda ngana mu kibazo uyu muvandimwe yabajije, ntago ushobora gutekereza urugo hanze y'ubumana ngo rukunde. Rero yego biragora gutanga inama ushingiye ku kibazo kimwe gusa, nagira ngo iyo ngiyo ibanze tubere fondation, tubanze twumve yuko amahame twagenderaho n'ay'ubumana, kuko niyo yashyizeho urugo, niyo yashyizeho umuryango, niyo ya mbere yubatse umuryango. Mvuga ngo hari icyo yari ifite mu ntekerezo zayo, yashakaga ko umuryango ukora, hari icyo yari ifite muri yo, yashakaga ko umuryango ugomba kuba cyo. Rero uwo muntu aba umugabo cyangwa umugore yageze mu rugo, hari ukuntu yabitekerezaga, hari ukuntu yabyibwiraga, abona ibitandukanye nabyo kandi arakijijwe. Kimwe cy'umuntu agomba kubanza gutekereza, tunabwira n'abatarashaka cyane, ugomba kwirinda kugira ibintu wubaka mu mutwe wawe utarabyubaka mu mwuka. Rero hari igihe tuba dufite ama expectation tutaganireho nabo tugiye kubana, hari igihe tuba dufite ama expectation cyangwa se ibyo twumva dutekereza ko bizagenda gutya tutaranarugeramo, warugeramo ukajya ukompara ibyo ubona n'ibyo watekereza ugasanga ntago bihuye. Ariko umuntu byamaze kubaho yakora iki nk'umukristo? Icya mbere ni ukugaruka kuri nyir'umuryango, usenga, ariko ukabanza ukanashyira hasi expectation zawe. Biragoye, ibintu biroroshye kubivuga, ariko mu kubikora biragoye. Ugashyira hasi ingo za bagenzi bawe kuzibona. Buriya kimwe no mu bintu bitwica binatuvuna, no kuvuga ngo ariko ba runaka bageze gutya bagera kuri iki, ariko abangaba ko babanye gutya, kwikompara, abangaba ko babanye gutya, ariko uyu ko amubwira gutya iyo bari mu bantu, uyu nguyu ko amufata gutya. Fata kanya ubanze wumve umuntu mwashakanye, wowe umwige nkawe, umumenye, uvuga uti uyu muntu ni muntu ki, akunda iki, yanga iki, niki kintu naje gukora mu buzima bwe. Niba uri umudamu waje kumufasha iki mu buzima bwe, kuko uwo muntu mubereye umufasha. Niba uri umugabo, uri umutware we, uri umutwe we, kugira ngo umufashe gutekereza hehe, kugeza hehe. We wiga umuntu wawe, ushyira abandi ku ruhande, abo mwakuranye ku ruhande, inshuti zawe ku ruhande, abagabo b'abaturanyi ku ruhande, abagore b'abaturanyi ku ruhande, we wiga umuntu nabo mukorana ku ruhande, n'inkuru wumva ku ruhande. Wowe ufate wa muntu wawe ubanze umwige, umenye icyo akunda, icyo yanga, uko abayeho n'ubuzima bwe. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo wowe nawe wiyige. Cyangwa ndakubwira ngo mbere ubundi ibi bintu ni byiza ko umuntu abyumva ataranashaka. Wige uwo mugiye kubana, nawe wiyige.
wibaze tuvuge niba ndi Vicky nkibaza ngo ariko Vicky nkunda iki, Vicky nanga iki, niki kimbabaza, niki numva, niki nakuruye mu mateka y'ahahise hanjye nzanye, niki kintu ntarakiraho, nibihe bikimbabaza, nibihe binkomeretsa. Iyo umaze kwiga izo mpande zombi uramenya ukavuga uti ngewe ariko burya nkeneye kugabanya, ariko ibi bintu burya nabyubatse mu mutwe wanjye ko ariko nabonye mama yubaka, ariko urugo rwa mama si rwo rwanjye. Ibi bintu nyamara barabimbwiye wenda muri bridal shower cyangwa marene yarabimbwiye, ariko urugo rwa marene si rwo rwanjye. Wowe ugashyira ibirenge hasi hamwe no gusenga ukavuga ati umuntu nashatse nguyu n'ukuntu ameze, birashoboka ko ushobora no kudahinduka mu myaka runaka, wowe ukabanza ukiga kumwakira uko ameze kuko murabana, nta kundi uri bubigenze. Iyo biba ari ibishoboka utararugeramo wari kubiha igihe ngo abanze ahinduka, ariko no ururimo ufata uwo mwanya umwige, hanyuma uko umusanze umwakire gutyo, nawe ubwawe ugende wiga kureba aho uhinduka kugira ngo muhurire hagati, ariko cyane hamwe no gusenga. Kuko umuntu ntiwamuhinduza amagambo, umuntu ntiwamuhinduza ibiganiro gusa, umuntu ntiwamuhinduza imvugo gusa, umuntu ahindurwa n'Imana. Hamwe no gusenga uzagenda ubona umusaruro. Gusa ikitugora nuko dushaka kubona umusaruro, umunsi utera imbuto uhita unasarura. Biragoye pe. Vicky arakoze, nibyo. Hamwe no gusenga no kwihangana bigenda biza, ariko hari umuntu wa mugani arifuza ko umuntu ahinduka kandi ntiyasenze, ni ukugendera gusa ngo ndi umukristo, kubera hari igihe uhura n'ibigeragezo ugacika n'intege, ukavuga ngo ibintu imyaka 8 imyaka 9 ukamera nk'utereye ngo reka ntegereze Imana. Ariko hamwe no gutitiriza, gusenga, gutitiriza, kwihangana bigenda biza. Ariko n'ikindi kintu Sylvie, buriya iyo tuvuze kubaka, nyanya nkunda gutinda kuri iryo jambo. Iyo umuntu yubaka haba hari itafari, haba harimo sima, haba harimo amazi, haba harimo. Rero tuvuze ngo tugiye kubaka, ntago ari inzu birangiye. Tugiye kugenda ngo tubemo dusanga ibintu byose bire equipped. Kubaka umugabo azana imbaraga z'umugore akazana imbaraga ze bakubaka. Rero hari igihe tujye twirengagiza yuko urugo ni processus. Ibyo tubona ku bandi nabo bafite uko barukoreye, ni nk'imbuto. Uragitera ukayuhira ukazagenda usoromaho gake gake hamwe n'igihe. Rero ni ikintu umuntu wese atagomba kwirengagiza ko urugo no uje kubaka. Kimwe mu bintu nibaza ko nanone dukeneye gusobanurira abantu bose badukurikiye, nuko iyo uje mu rugo uje gusavinga, uje gutanga. Iyo uje ufite umutima wo kwakira uravunika. Kuko wa muntu ushakamo ibintu ushobora kuba nawe ntabyo afite, kubera amateka, kubera ubuzima, kubera ibintu byinshi bitandukanye. Rero umuntu agomba gushyira hasi ibirenge akumva ko aje gusavinga, ariko akanamenya ko aje kubaka. Ndagufasha kuba mwiza, nawe umfashe kuba mwiza. Mu muryango nicyo ngicyo, urafasha mugenzi wawe kuba mwiza, nawe agufashe kuba mwiza kugera mugeze ku kigero gishyitse. Byiza cyane. Ndizera abadukurikiye uko ndi kuryoherwa nawe bari buryoherwe. Ikibazo cya kabiri, nk'umukristo aba ni abakristo, kuko twe turi abakristo turakijwe, turi kuvuga ku ngo z'abantu bakijijwe b'abakristo. Nk'umukristo wabyifatamo gute, umugabo cyangwa umugore, mu gihe usanze mugenzi wawe umwe muri mwe afite konti yaguhishe atajya kwereka, ukaza kuzigwaho ukabimenya ariko atarabikubwiye, kandi wowe umwe muri mwe umugore cyangwa umugabo zose azizi, mbese ibyo winjiza mu rugo, ibyo ukora byose mu rugo we abizi, wabyitwaramo gute muri icyo gihe? Icyo kibazo ni cyiza, kiranakomeye, ariko hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere yo abadukurikiye banyihanganire imperaho, mbere yo gukuramo umugogo uri mu jisho rya mugenzi wawe, agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, ubanza ukuremo umugogo uri mu jisho ryawe. Buriya kenshi ikintu kibaye twihutira mu gushaka ikosa mu wagikoze, twese niko duteye muri rusange. Ariko dukeneye nk'abakristo buri gihe nubwo ubonye ikintu kibaye ukabanza wowe kwisubira mukavuga ngo ariko uruhare rwanjye muri iki kintu ni uruhe, uba umugabo uba umugore, ukabanza kugaruka atari ko impamvu ki umuntu amisha ni iyihe. Reka dutange ingero, wenda uwabajije ikibazo ashobora kuba ari muri abo cyangwa atari no muri abo. Hari igihe, reka mfate urugero mpare ku mugore, hari igihe umugore aba ari Bibiliya bita mu Cyongereza ko arusama, ari wa muntu uvuga cyane. Umugore umugabo aratashye aramubwiye ati ariko ndumva twagura ikibanza. Umugore atari ikibanza, ariko nyamara twakabaye tuguze inzu, kwa runaka baguze inzu. Uwo mugabo ntiyazagaruka kugira ikintu akubaza, kandi nyamara yarabivuze kugira ngo mujye inama. Ubwo atari iki kibanza tuzakata gute ku mishahara, turagabanya hehe, nyine mujye inama.
akubajije rimwe ikintu uri mu birere, akubajije kabiri nanjye ndi umugabo sinagaruka. Icyo ni kimwe. Hakaba hari n'uruhande rw'abandi bantu bo ni ndiyo bwana ntashaka gutekereza, hari umugabo atekereze. Ugasanga umugabo n'ubundi areba gateko ubundi umushinga wose mfite reka nshake konte ku ruhande nshyiraho amafaranga umushinga nzawukore musine mu bintu birangiye. Sinamugisha inama y'aho twubaka, nta gitekerezo agira. Sinamugisha inama y'imodoka tugura, nta gitekerezo ahorana. Mbese ni wa muntu wareze amaboko ntashaka gutekereza. Umugabo ni umutwe w'urugo atekereza, uwo muntu ntiwamugisha inama. Kuko rero ukeneye wenda gutekerereza urugo rwawe ukaruteza imbere, uzatangira gukora ibintu ku ruhande ujye umuhereza produit fini. Urundi ruhande hari n'abantu bagiye bakugira ibikomere bitandukanye. Ubwo ndacyarenda ku ruhande rw'umugore, wenda tuzaza no kugera ku ruhande rw'umugabo. Ku ruhande rw'umugore hakaba hari n'abantu bagiye bagira ibikomere bitandukanye. Ugasanga umugore we cyangwa se umugabo ubuzima yakuriyemo ni ubuzima bwo kwimenya. Yakuze mu buzima wenda ari imfubyi, we yarimenye amenya n'abandi no kwikoca. Rero kuza mu buzima bw'igitondo kimwe ukambwira ngo mugiye gufatanya mutekerezanye n'urugendo kuri we. Ntabwo uyu munsi yahita byumva aka kanya. Kandi wenda fiancé ni mwabiganiriye cyane cyangwa se nabwo mwabonye umwanya wo kubijyamo. Cyane situation mwahuye nayo ituma biza. Ugasanga uwo muntu kugira ngo igitondo kitumuvuga ngo kuki atanyereka byose siko yakuze. Ntabwo ariko yamenyereye. Mutwaze gake hamwe no kuganira hamwe no gusenga agenda abona ko wa muntu uri wo kwizera. Ashobora kuba ari n'umugabo. Umugore afite ibintu ariko umugabo nta byuma. Atari ku bundi bazagira ngo iki amafaranga y'umugore wabonyeho umugore wubaka inzu. Ugasanga umugore naravuga atari ko ndareberera aba bana uyu mugabo nashaka kubaka kandi nashaka kongira icyo mbikoraho kandi amafaranga arahari, reka nshyira akantu ku ruhande nteganyiriza aba bana wenda nyubake nzayizana yarangiye. Rero ku mpande zombi birashoboka. Niyo mpamvu twavuga ngo urabanza ukareba wowe ku giti cyawe, ese ibintu hari uruhare naba mbifitemo, ese kuba mpisha hari uruhare rwanjye rurimo, ese yambwiye mbifata gute, n'ikintu gito gisanzwe mu rugo tukiganira gute, mba ndi mu birere, mba nta gitekerezo mfite, mba ndaho hagati namwe ntibikora uzambwira nanjye ubwanjye nta ruhare mfitemo kuba atafite icyo ambwira. Icyo ngicyo ukabanza ukacyevariwaho ukireba, hanyuma ukareba ku ruhande rwe. Byo ntitwavugaga byo kwiga umuntu mu bantu, wowe ukamwiga nk'uko ujya mu ishuri ukiga biology cyangwa chimie cyangwa mate, ukamwiga ukavuga atari uyu muntu amateka ye, ubuzima bwe, imibereho ye, nta kindi kintu kimutera kuba mpisha. Mu gihe rero cya kintu kibonye ubitwaza gake hamwe no gusenga. Noneho icyo gihe niyo mpamvu Paulo yaravuze ngo mu ntambara ye y'umwuka ngo nta kubitahusha. Buriyo wamaze kudekuvura umuzi w'ikibazo urandura cya giti n'umuzi. Ariko iyo utaramenya umuzi w'ikibazo ukata amashami kikaguma kikakomeza kikaza. Rero umuntu wese ashakisha umuzi ahantu uri, uwo ngo kurandura bizoroha hamwe no gusenga. No mu gusenga uravuga ngo man uyu muntu umuhindura umutima, yabayeho yumva ari wenyine ariko naraje ndumufasha muri bya biganiro byiza mwishimye mumeze neza ko ngatari ko sheri ntagufasha iki. Hari ibintu ubona binini bihari kuko hari igihe abagore baba mu gakundi kabo n'ibintu byabo batekereza n'ibisorori n'amadongo n'ibiki, abagabo nabo ngo mu kandi gakundi k'ibintu bikomeye by'amazu n'ibindi, ugasanga ntaho bahuriye cyangwa se no buryo be expressa ibintu biratandukanye. Rero ntekereza ko habaho uwo mwanya none wa communication n'ikindi ukagerageza kwishyira mu nkweto ze. Rimwe na rimwe ukanamubaza ngo niki wumva nahinduka, niki wumva nagufasha muri uru rugendo rwacu rwo kubaka urugo. Mwazana itafari ndazana irindi, nzanirihe kugira ngo twubake uyu muryango gake gake. Wa muntu agenda abohoka mukabiganira hamwe no gusenga cyane rwose. Aho ni sawa. Vicky arakoze cyane ku bisubizo byiza ari kugenda duha ku bantu bibaza ibyo bibazo. Ushobora kuba utarabaye umwe mu banyoherereza ibyo bibazo ariko nawe ukaba wabyibazaga. Ni ukuri ibi bintu ni byiza kandi hamwe no gukurikira ikiganiro turagenda turushaho gusobanukirwa ndetse no kwiga kuko nanjye ubwanjye ndi kugenda niga. Bajya bavuga ngo kwiga ni uguhozaho. Ibyo yavuze ni byiza. Hariho n'umuntu ukubitsa amafaranga akavuga ngo aya mafaranga yambike igihe runaka nzaza ko yakubaza, kandi ibyari ingenzi mu rugo umuceri, kawunga, ubugari, sukari mwarimu bifite, yaza kukubaza ya mafaranga akayabura agasanga warayakoresha. Wayakoresheje iki? Ntubuze ibyo wakuyemo 10 ujya muri salo ukore utuntu tutari ngombwa kandi yaraye umushinga munini. Cyo gihe rero umugabo cyangwa umugore abonye ko cyane umugabo yarakubikije ayo mafaranga akabona urasesagura, ntabwo yakongera kuyakubitsa.
hamwe n'ibyo rero no kwiga twiga ubwenge mu buzima bwacu no gusenga na Mwuka Wera agenda adufasha. Mwuka Wera n'umufasha wa buri munsi agenda aduha ubwenge aho tudashoboye, aho ducitse intege, ibyo tubona tutakwishoboza no mu rugo, Mwuka Wera ajyaza akaguha ubwenge bwo kubitwara neza. Ikindi kibazo umuntu yarambwiye ngo nzamubarize ngo ese mu gihe uwo mwashakanye mwubatse urugo mugiye kubana, ni byiza ko mwese mufite famiye murazikunda murazishyigikiye, ariko umwe aba umugore umutima wanze kuva mu rugo iwabo, ibyo akoreye byose ni mu rugo, umutima uhora utekereza mu rugo, ababyeyi banjye abavandimwe banjye nicyo, cyangwa umugabo imbaraga zose urugo. Ushobora kuba uri umugore ukamubwira ati mpa amafaranga yo kugura iki kintu, ati ntayo mfite, ejo akumva umwana wo muri famiye uwo mwanya cyangwa haciyemo iminota mike ati nkeneye minerivare. Minerivare irabonetse. Mbese si yanze ko yarambwiye ati mutazagira ngo ni ubugugu cyangwa sinshaka gufasha umuryango, ariko imbaraga nyinshi kugira ngo zijye mu rugo, amaboko akorera urugo, akorera aho avuka. Ese icyo gihe umuntu yakora iki? Kandi amuganiriza akumva ntabyumva. Yego, ibibazo byose birakomeye. Mwuka Wera aragenda adufasha, ariko tunizeye ko na Mwuka Wera agenda aganiriza umuntu bindi binarenze ibyo umuntu yabashije kuvuga. Yabivuze neza ati kandi ntago ari ubugugu, ntago ari ubugugu. Ikindi cya mbere twaheraho twavuze ko urugo n'umushinga w'Imana, nicyo kintu twavuze nka fondasiyo y'ibintu byose. Imana ubona ko mu kurema kwayo no mu gukora kwayo ni Imana ya community, ni Imana y'umuryango, ni Imana ya benshi. Inahitamo yahitagamo nka Aburahamu, ariko ikazakomokaho ishyanga. Buri gihe ubona ko ari Imana ikorera mu muryango. Ni nayo mpamvu na Yesu ntekereza na Yesu atavuye mu ijuru ngo yitura aho ngaho gutyo gusa, hari impamvu nyinshi, ariko nawe yanyuze mu muryango. Bivuga ngo umuryango ni ikintu gikomeye. Abenshi n'abatarashaka hari igihe ajya kugera igihe cyo gushaka ugasanga umuryango ntari kuvugana nawo, ntawitayeho, nta mutima w'umuryango afite na gato, abo we cyangwa se abo wagiye gushakamo. Ashobora kuba atari byo mugenzi wacu wenda ari kunyuramo, ariko byose turabivuga kuko abadukurikiye bari mu buzima butandukanye. Ariko ni ikintu gikomeye dukeneye kumva cy'uko umuryango ni fondasiyo y'ubuzima bwacu bwose, kandi Imana yifuza umuntu wese kuba mu muryango. Dushobora kwisanga bitewe n'amateka n'ubuzima tudafite umuryango, ariko niyo mpamvu Imana ishyiraho ayo mahirwe yo gushaka, ishyiraho amahirwe yo kugira aho urererwa cyangwa uba, kugira ngo umuntu abe mu muryango, cyangwa se naho urerewe hakaba hari n'abandi bantu benshi mureranywe mukaba mu muryango. Rero iyo umuntu ashatse, n'iyo umuntu ari mu rugo, aba atagifite umuryango we gusa, afite uwe n'uwo yashatsemo. Kandi iyo miryango yombi ugomba kuyireberera, iyo miryango yombi ugomba kuyikunda, iyo miryango yombi ugomba kuyitaho. Ikindi kintu umuntu agomba gutekereza ni uko uyu muntu mbere y'uko mushakana yabaye muri uyu muryango imyaka 20, 30 ataraza ngo mubane. Wowe mubanye mu mwaka wa 30, wa 35, wa 40 cyangwa wa 20. Aha hantu ni ahantu atazahita asiga. Ntago ari buri wese uhita asiga ako kanya ngo yumve avuyeyo agiye ahandi. Ijambo ry'Imana y'ibyo riratubwira ngo niyo mpamvu ngo umugabo azasiga se na nyina akaba n'umugore we akaramata. Hari igihe bitagenda gutyo, ukabasiga ku mubiri ariko ku mutima utabasize. Ni bya bindi rero mu kwiga umuntu mubana ubanza kwibaza ngo ese ni impamvu cy'umutima we uhora iwabo. Ndatanga urugero, hari igihe usanga uyu muntu niwe wareze famiye yose, kwa kundi umuntu aba ari imfura kisanga wenda nta papa wabo bafite, ni mama wabo gusa, akavuga ati rero ngomba gushirika ubute nkafasha mama kurera barumuna banjye. Uwo muntu nubwo ashatse, ariko umutima we uracyari kuri ba barumuna be, ku buryo iterambere ryabo arifite ku mutima nk'aho ari wese. Undi nawe akaba bafite ibibazo n'ibikomere banyuzemo mu muryango, umuryango ukabasude, ku buryo wowe arakureba akabona muri sete nta bibazo mufite, ufite n'umuryango mwiza uzagufasha, kandi arareba aho mujya akabona nta kibazo muracyafite igihe muzahubaka. Ariko hari yava bitewe n'ibikomere n'ubuzima babayemo, akumva aho hantu haracyamuvuna, hakeneye imbaraga. Rero ntekereza ko icyambere wakora nk'umuntu biri kubaho, icyambere ni kwa kwiga umuryango ushatsemo. Buriya abantu badukurikiye batarashaka mufite amahirwe menshi ko ari ibintu ubundi umuntu agomba gukora atarajya muri uwo muryango, ukawiga nk'uko usenga. Ubundi iyo utarashaka, fiancé kimwe mu bintu imara ni ukugira ngo mumenyane, wowe nawe mumenyane. Ariko uwo muntu
background ye ni wa muryango nawe urawiga ukawumenya, mukuru we, murumuna we, umuvandimwe, umubyeyi, babaye he, batuye gute, bagenze gute, kuko ibyo byose biragaruka bikafekta urugo rwawe. Uko babayeho bizagaruka, kuko ayo ni amateka y'umuntu w'imyaka 30, 40, 20 n'ingahe, ayo yose azabagarukira, mubishaka mutabishaka aragaruka. Rero ni ikintu umuntu agomba kwitaho bwa mbere, ukabanza ukamwumva impamvu ki ashora hariya cyane kuruta hano ni iyihe. Ariko icya kabiri, urugero afite impamvu ishobora kuba kuri wowe utumvikana aka kanya, ariko hamwe no kuganira buhoro buhoro ushobora kuyidekuvura ukayimenya, cyangwa se hamwe no kuganira n'umuryango we. Ariko twebwe ko urugo ni urwa babiri. Ese iyo akaboko kamwe kananiwe akandi nako karekeraho gukora ngo nuko akandi kananiwe, oya ntibikabe. Niyo mpamvu umuryango ari uwa babiri. Iyo umwe agize intege nke mu gihe uri kumusengera uhagurutsa imbaraga. Ubu se ntituzi abagabo b'abapfakazi batunze ingo zabo, ntituzi abagore b'abapfakazi batunze ingo zabo bakarukorera. Icyo gihe rero hari ibintu rimwe na rimwe niyo uri gusenga ntabwo urejeta umuntu ngo wumve ko umutaye, ariko byutsa imbaraga usaba Imana uvuge ngo Mana, kuko buriya hari urugamba mu kururwana tutazi igihe ruzamara. Ubu umuntu ashobora kumara indi myaka 10 adahindutse, kuko hari igihe pe abatari ikibazo cyawe ureba ukabona intege nkeze, kandi how much ever wavuga ntari buhinduke. Haguruka nk'umugabo, haguruka nk'umugore, urwanire urugo rwawe, urukorere. Ubundi si amaboko 2 kuri 2 warukoreye, ubwira Imana ngo Mana, favor watangaga ya 2 yinsukeho ndumwe ko ugiye kurukorera ndumwe. Imbaraga wasukaga za 2 zinkubire nanjye kuko ngiye kurukorera ndumwe. Urukorere nawe aragenda abona impinduka. Abo bantu rera ntago bazahora mu ishuri. Hari n'ibintu bidusaba kwihangana. Urugero hari igihe umuntu agera mu rugo, umugore akamubwira cyangwa umugabo akamubwira ati reka tuzane barumuna bacu babe hano. Birakuremereye kuko urashaka urugo rwawe nawe. Uvuye wanyerega uri mu bandi bana. Yo kurera abandi bana nawe ukenereye care. Ariko niwo muryango ushatsemo. Wenda niko baba. Wenda bavuye mu cyaro niwe uvuyemo mu muryango we wabo batuye i Kigali. Kandi abo bana bazishyurirwa niyo gatabishyurira niba baje kwiga i Kigali twese dukunda ahantu heza. Bazaba ese bataba kwa mukuru wabo cyangwa kwa se wabo bakaza aho ngaho. Hari n'ibintu mu buzima bidahinduka aka kanya bidusaba kwihangana. Ahubwo muri rwa rugendo rwo kwihangana urwitwara muti usengute muri rwa rugendo rwo kwihangana. Birumvikana umuntu kuganira simbikuyeho muraganira ariko ukamenya uko bitwara. Kuko ngo umugore urusaku ngo ameze nk'igitonyanga niko biri givuga kigwa mu gahanga buri munsi ngo kandi umugore udafite ubwenge ngo yisenyera urugo. Rero birakwiye ko tunamenya uko twihangana muri cya gihe ibintu twasengeye bitarafata umubiri. Ibintu byose dusenye ntago bihita biba, ntago gusenga ari tic-tac. Bishobora kuba pe nta kosa ryawe ririmo, aho kuvuga waravuze, waratuje aho gutuza, waraganira kuganira, ariko nta kintu kiri guhinduka. Muri uwo mwanya wo gutegereza saba Imana imbaraga zo kururwana. Ijambo ry'Imana rijya rivuga ba Nehemiya ngo bageze ahantu babona ibintu bikomeye, akubaka akaboko kamwe n'akandi gafashe inkota. Hari igihe rero ukabona akandi kaboko kacitse intege ukabwira Imana ngo Mana, aka karubaka kagafashe inkota mpimbaraga. Ngira ngo ni Dawidi cyangwa se muri Zaburi avuga ngo igisha amaboko yanjye kurwana n'intoki zanjye kurasana. Icyo gihe rero uhindura strategy n'uvuga ngo Mana, nguyu mugabo, Mana uyu mugore, ibyo bintu ntago byazarangira. None niba gifite imyaka 10 yo kwiga nabyo agomba kwiga cyangwa se gusoza umurimo yagombaga gukora. Rega ntitwirebeho gusa. Umuntu ashobora kuba yaravutse ari nka Mose w'umuryango we, ari uzacungura umuryango we. Imana kimwe umuntu yamushyiriye ari gucungura uyu muryango we. None se urinde wo kubimukuraho. Urugero tukabona nk'intege nke kuko abadamu turashaka ko abagabo bacu baza n'abagore gabo barashaka ko abagore babo baza tukubaka umuryango wacu. Ariko ubuzima tubayemo dufite amateka menshi, dufite ubuzima bunini cyane burenze wowe n'umugabo wawe cyangwa se wowe n'umugore wawe n'abana banyu. Izi famiye ziratureba kandi turazijejwe, umugani w'Abarundi, turazishinzwe, turazigomba. Zaduhaye ubuzima, zaratureze, zatubeshejeho, turazigomba. Rero mu kuzigomba hari ibyo tugomba kwigomwa. Ariko mu gihe wabona ko byabaye too much, urafata igihe cyo kubisengera. Muri cya gihe cyo gusenga ukihangana, wose imbaraga zo kurwana no guhagarara neza. Icya kabiri, tangira nawe ubiteho. Ushobora kuba mwembi mufite amahirwe yo kuba mukora. Ukavuga uti okay, niba umutima wose awushyize hari wenda nuko abona ko nge nta mutima wabo mfite. Ugatangira no kuvuga ngo reka nsure mabukwe mushyire igitenge. Uyu ku kwezi kuyeho 50 cyangwa 20 ngahaha utuntu duke nkabakorera gastoke gato. Kuburigera nawe akavuga ngo mubure nazanya nkundira umuryango, akaruhuka akumva ko amutwara utakiruwe.
bityo nimuganire mukavuga ati ariko nuko dufite 200 muri uku kwezi tubikore gute, ukavuga ati ariko mama ntiduheruka igitenge cye, azumva ko nawe umutekerereza atanye nawe gutekereza ibyo watekereza, ko umwana yatekereza undi agatekereza hariya muzagoma gutyo. Ariko ushobora ngo hari umugore umwe w'umunyabwenge wabonaga yarabuze umugabo we atamubona kubera football, buke yafata umwanzuro wo gufana, aravuga ati reka nshake equipe nubwo ntazi uko yitwa ariko nanjye ntangire kwiga gufana. Aragenda niba ari SMR Arsenal niba ari SMI yihe ntumbaze, ariko akajya yicara nawe muri salo bagafana. Muri kwa kundi umugore aje bakicarana bagafana umupira nubwo atawukundaga, umugabo asigariteza yakuse umugore abana nanjye akanyitaho, ubundi aribya kumanywa babahati agatajya ko starya abana bariye harya bimeze bite harya bimeze bite, undi nawe agatangira kuza mu kindi kibanza. Byose rero n'Imana itanga ubwenge bwo kumenya icyo gukora. Niki urakoze cyane, hamwe no gusenga hamwe n'ubwenge bwiza bw'Imana. Ikindi twavuga mbese ishingiro rya byose ni ugusenga, ni ku mavi, kuko gusenga biguha imbaraga, biguha imbaraga zo kwihangana, biguha imbaraga zo gutegereza izo mpinduka zidahita ziza uwo mwanya, biguha mbese kwizera ko ibintu bizanagenda neza. Burya nicyo abakristo barusha abandi bantu cyangwa umuntu ujya mu nzu y'Imana, kumva ijwi ry'Imana. Sinangombwa mu nzu y'Imana aho uri, ariko ukavugana n'Imana, ugasoma ijambo ry'Imana, ugasenga ibikomeye byose, ubona imbaraga mbese zo guhangana nabyo. Ntago ugusenga uvuga ngo birahita bikunda, ariko hamwe no gutitiriza, hamwe no gusenga, Imana igenda ibikora. Dusenge, dukunde ingo zacu, tuzikorere, nta kureba ngo kanaka ngo umupapa arakora nawe haguruka. Uri umugore ngo niwe ukora, mwese mushyire hamwe. Wa mugani ni muhana amaboko mugatizanya imbaraga bizagenda neza. Ashobora kuba wa mugani abikora kuko abona utabyitayeho, kuko hari abantu bikunda cyangwa bya bindi bya belle famille ngo reka ndekere ngo abure arabakunda, wenda nawe akabashyiraho umutima kuko abona ko utabyitayeho, kandi wenda ni nawe ufite ubushobozi buri hejuru kumuruta. Rero twese dukiranuke, dukore ibyo tugomba gukora, hamwe n'Imana bizagenda neza. Hari ikindi kibazo uyu we rwose Imana cyaransekeje, yaramvuze ngo ikindi nk'umukristo ni gute waganduka ngo utabaye umucakara, kuganduka mu rugo ngo utabaye umucakara. Ngo njya mbona abantu bamwe ngo tutabyumva kimwe, ngo hari abahinduka ndiyo bwana, niko yandize, ngo ikintu cyose ngo niko kuganduka. Ngo ese umukristo wakora gute ukaganduka ariko ntumucakara? Umucakara, icyo kibazo ni cyiza kandi abantu benshi barakibaza. Ndacyasenga Imana ngo ikomeze yo iganiriza abadukurikiye cyane kuruta ibyo twe twavuga nk'amagambo akakanya. Ijambo ry'Imana ngira ngo Paulo yandikira Abefeso nk'igice cya 5 niwe yavugaga ngo bagure mugandukira abagabo banyu, ngo kandi nkuko itorero rigandukira Kristo. Kuganduka ntibivuze kuba umucakara, kuganduka ntibivuze kutagira igitekerezo, kuganduka ntibivuze kutavuga, kuganduka ntago bivuze ko uburi hahantu batekereze bazambwira ndiyo bwana wa mugani. Kuganduka bivuze ngo nemera ko uyu muntu afite autorite hejuru yanjye, nemera ko muri structure y'Imana hari Kristo, hari umugabo, Kristo nawe afite umutwe ari we Imana Data, hakaza Kristo, hakaba umugabo, hakaba njyewe umugore. No kuvuga ngo reka dutanga urugero. Umugabo aravuze ati reka tujye gutura Karuruma, ndabona ariho rwose ubuzima bworoshye. Umugore ati reka ariko mvuye Kigali nkande, nge hano kuri kaburimbo neza Kigali city hagati mu murwa niho Kristo azadusanga. Umugabo ati nyamara Karuruma urumva niho mpfuye gufata agashobora kuvuga Rwamagana cyangwa akavuga he hose, ukabona ntago muri guhuza neza icyerekezo. Kuganduka ni hahandi nge uko mbifata n'uburyo binkorera, ni hahandi mvuga ngo Mana, niba warashyizeho iyi structure ukemera ko uyu muntu antwara akambera umutware, namuhaye igitekerezo cyanjye, ndabona byagenda mu buryo B, waracyastikinze ko bigenda mu buryo A, ubwo bimeze bityo reka nkwizere. Kuganduka mbona ari ukwizera Imana kuruta kwizera uwo mwashakanye, kuruta kwizera umugabo wawe. Handi uvuga ngo Mana, we washyizeho ubu buryo bw'uko bigomba kugenda gutya, njyewe ndarekuye, sindekuriye uyu kuko igitekerezo cye sinakabaye nyumva, ndekuriye wowe, ndagendera mu bintu ashaka, ariko ndekuriye wowe, kuko byo nshobora kubira nkabona harimo risk, ko nanjye ndi umuntu ndatekereza. Mana ariko nidukata muri iyi nzira A harimo risk, ariko ntari kuyibona, kimwe nuko ashobora kuba rifite ibindi ari kubona nanjye ntari kubona.
mu gihe rero mu biganiro ukabona umuntu asitikinze kuri iki kintu ni umugabo wawe, iki kintu agihagazeho, mwemerere mugende. Ariko wowe wabishyize mu maboko yandi y'Imana, ariyo mutware we, ariyo mutwe we nawe, nayize intervena. Utashyizemo amagambo menshi, udashyizemo ibintu byinshi. Hari akantu Mwuka Wera yaganirije kandi karankorera. Hari igihe byibagirwa ariko karankorera. Yarambwiye ati ntukaburane ikintu inshuro 3. Birankorera. Ntukaburane ikintu inshuro 3. Umuntu arakubwira ati ariko dukora ibintu mu buryo A. Kabitekereza ati reka tunyure mu nzira B. Ibi bintu A ntibikunda, urumva, urabona, mbese byose ukabishyiraho. Akakubwira ati nyamara iyi nzira A nge ndumva ariko nyoborwa, ndumva ariko ndi kubibona. Uti B bwa gatatu, uti B rekeraho, ubindi biharira Imana. Ikintu kitugora mu rugo nuko twumva ko ari twe. Ikintu kituvuna nuko ibisubizo bigomba kuva muri twe, bigomba kunyura muri twe, nitwe. Ariko Yesu yaratubwiye ngo muze abarushye n'abaremerewe, munyikoreze iyo mitwaro, ngewe ndayikorera ku bwanyu. Rero ntekereza ko mu rugo tugomba naho kugira ahantu tugira ikiruhuko muri Kristo, havuga ngo ibi bintu ntago abibona, ngewe niko ndi kubibona. Nshobora kuba nanjye ndi wrong, ntibivuze ko buri gihe mpora mbona ibintu neza. Kristo mbirekuriye mu biganza byawe. Noneho wowe nawe kuko uri umutware we, ngewe narekuye, nagandutse. Wowe kuko uri umutware we, nawe umuganirize ku buryo akugandukira. Durahindura icyo gitekerezo cyo tugende muri B numva, cyangwa njyura nampindura numva impamvu ya A, ariko mbishyize mu biganza byawe. Rero mbona kuganduka si uko utavuga, si no kuba ndiyo Bwana, ahubwo ni ukumenya ko umuntu afite autorite ku buzima bwawe, kandi nushinga ijosi Imana izabikubaza nubwo wari mukuri. Ndaguha urugero. Uribuka umugabo Dawidi yarazi neza ko yasizwe. Dawidi yarazi neza ko Imana yaciye Sawuli ku ngoma, ariko igihe cyose yabonye amahirwe yo kumwica yaravuze ati ntibikabeho ko nkora ku wasizwe. Yarazi neza autorite umwami afite, yarazi neza igitinyiro Imana yashyize ku mwami. Iyo yibeshya akamukoraho nawe ingoma ye yashoboraga kurangira, kuko Imana ntinegurizwa izuru. Nawe rero mugore, mu kuganduka kwa ugomba kwirinda kuzamura ijosi ugashaka kurirenza umutwe. N'Abanyarwanda baravuga ngo urutugu niryo rukura ngo rusumbe ijosi. Rero icyo ukora, uravuga uruhare rwawe nuko ubyumva, ubundi ugatuza ukajya ku mavi ukabwira Imana ngo Mana nawe uri umutwe we, usigara udiringa nawe. Cyangwa niba ari njye utari kubyumva kandi agomba kuba ndi kubyumva, nanjye unkoremo umurimo. Rero tukiga twese kujya ku Mana aho kugira ngo ukocore mugenzi wawe. Niba ukubita ukabona ntibigenda, wowe jya ku Mana, izamubwira kandi igira uko ivuga cyane. Icyo nabonye naho ngaho harimo kwirinda guhangana, no kwirinda guhangana ndetse no kwera imbuto. Ikintu ngiye nabonye gifasha, iyo uzi ko Kristo, ngiye hari ni nka principe ngenderaho, nzi ko Kristo azambaza ibyanjye. Rero nimba umuntu wa mugani atakumva, adashaka kumva kimwe, kora ibyo ugomba gukora. Wa mugani ganduka, mugandukire nyine umwumvire icyo mutari kumvikana. Hanyuma hamwe no kwera imbuto no guca bugufi, bizageraho bikunde, bizageraho bicemo, ntago uzaba umucakara nkuko babivuze. Ikindi kibazo umuntu yaravuze ati uzambarize, ese ko ari igihe nk'umwashakanye ashobora kugira igitekerezo kikaba ari cyiza ariko atakikubwiye. Ariko aho ngaho naboneyemo harimo cya kibazo n'ubundi cya communication. Ubwo ni ku bantu baba bataganiriye, badahana ibitekerezo, kuko abantu bafite communication nziza baganira buri kimwe, ibyo ngibyo baba babivuzeho. Aravuga ngo hari igihe umupatina wawe afata nk'icyemezo cyo gukora ikintu kandi ari cyiza, ariko nyuma kikazamubera kibi. Tuvuga wenda urugero, afashe decision, aravuze ngo ngiye kugura imodoka, ntabikumenyesheje. Imodoka arayitumije. Imodoka mu kuyitumiza uko yifuzaga ko izaza imeze, ije atari ko imeze, wenda ije ifite ikibazo. Cyangwa se aragiye aguza inzu cyangwa ikibanza, amaze kubigura. Amaze kugura icyo kibanza, asanze abantu baravuze ati hano hantu ntihemewe imiturire. Iyi nzu ba nyirayo bayimugurishije, nabo bayihunga kubwo kugira gute wenda hari ibiza. Ese nk'uwo muntu icyo gihe cyari igitekerezo cyiza, ntiyakikumenyesheje, ariko nyuma ahuriyemo n'ibibazo. Icyo gihe wamufasha iki, wabyitwaramo gute? Muraza kumbabaranira nangaruka ku kintu cyo kwigarukaho mbere yo kureba mugenzi wawe kwigarukaho. Icyambere, natwe ntituri abamarayika. Ubu se wowe nturatumiza ikintu online ugashya cyane, niyo cyaba ari ik'igihumbi cyangwa icy'atanu, uniko nawe ushobora gushora mu kibanza cya miliyoni, noneho 20 cyangwa 10 nawe agashya. Ni ibintu bibaho. Rero akenshi hari igihe ibintu twumva ngo
kuko ari umugabo bigomba kuba biri perfect, kuko ari umugore wanjye bigomba kuba biri perfect. No, nawe ni umuntu kandi on a tous droit à l'erreur, niko bavuga mu gifaransa. Twese tugira igihe cyo gukora amafuti tukiga. Kuba dukuze tungana gutya, twese twagiye tugera igihe cyo kuba igitambambuga, kwagereza kugenda bikangukagwa. Nuko twamenye kugenda. Twese twagiye tumenya kurya utangira ubiyobya, ariko ukagera ukamenya gushyirikanya mu kanwa. N'urugo rero nuko ko twavuze ko ari ukubaka. Iyo muhuye nyine bari mufite fondation ariyo Kristo, ariko amatafari mugenda mushyiraho hamwe n'imbaraga z'umwuka wera gake gake. Muri kwa gushyira itafari mushobora kugeragaho ati ariko uziko cya gikuta gihengamye, reka tugihengamure. Icyo gihe ikintu usabwa ni iki? Uri umugabo cyangwa uri umugore? No kubanza gukamfotinga wa muntu wawe. Buriya niba ari ikintu kigoye Sylvie, umuntu ugutera amahane ku kintu nawe uzi neza ko cyanze, hakubuza umuntu kwibutsa ibyaha byawe, rega nawe ububizi ngo ariko n'ubundi ngo rega nahiye ndabizi pe ndabizi. Ariko icyo nashakaga cyari icyiza. Ndatanga urundi rugero ruto. Urabona ari nk'igihe wenda urugero umwe muri mwaze guteka neza, ashobora no kuba umugabo uzi guteka neza cyangwa umugore uzi guteka neza, ariko wa muparteneri utabizi neza akavuga ngo ariko wabyiga nkaza nanjye uyu munsi nkagira akantu nkora ariko nkagerageza. Wa muceri ukaza ari umukara, za nyama zikaza zashiririye, mbere yo kugira ngo ubwire ngo ariko ubundi ibi bintu wishora mu banza wapresiye uwo mutima mwiza yagize wo gukorera ikintu cyiza umuryango. Rero umuntu wese akunda kubwirwa neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ikintu cya mbere wamufata, make the person comfortable, mugire comfortable, banza umubwire ngo rega twese turashye. Ubu se sinjya nkoropa rakrete zikavunika. Nyine ushyire mu buzima bwawe busanzwe, ubanze umuturishe, abone ko kuba hari ibintu byanze, it does not make noneho yari umugabo, kuko hari respect y'umugabo bagira akantu sinzi niba reka ego cyangwa ni icyubahiro nyine Imana yabahaye. Guhita umubwira amakosa ye arayazi, nyine yabikoze byahiye. Ikintu cya mbere akeneye ni ahantu ari buruhukire. Umuntu akamubwira ati sheri ndabizi n'ubundi rega uragerageza, ibintu kuba byanze n'ejo bizakunda. Ntabwo yari iherezo n'indege irashya, ibi ntabwo ari iherezo ry'ubuzima. Abantu bahisha amato mu cyambu, ntabwo ari uwa mbere nturi n'uwa nyuma, ndahari tuzashaka ayandi. Akuribaza umutima byagutera nawe wumvise uje vuba bavuga ati ariko banyirukanye ku kazi ubuzima buranze, umuntu akavuga ati humura ndahari tuzarukorera, kandi niyo twarara hasi rega burya ntacyo bitwara, tuzabaho. Ubanza umuntu umurande comfortable, ni nacyo kizana cya kintu twahero cyo kukwizera. Ubutaka banakubwira intege nkeze, ubutaka bavuga ati ariko siko naciye hari ahantu nayaye pe nayaye, kuko ziko ntago mwakirana inabi, ugira ukuntu bitwara. Bane ni mu ntege nke z'umuntu ubanza kwa presi y'icyiza. Niyo mpamvu bamugane ngo mubwira kiri, umubwira ibyiza, mubwire banze umubwire icyiza, kuko icyo kintu gikoze afite intention nziza yo guteza imbere umuryango. Intention nziza, shimira intention utuze, kuko uburyo bya backfirinze mwese murabizi, nta mpamvu yo kwirirwa mu bijyamo cyane. Kandi ikindi uri gutekereza ko byabaye nabi, ese iyo biba neza, iyo bikunda si wari kwishima, si wari kumushimira. Kandi koko nk'uko ubivuze, hari igihe utumiza n'ikintu ngewe byajyaga bimba ariko ubusinyigura ibintu online, ugatumiza nk'isakoshi yakugeraho ukabona nagapupe, ukabona ni akantu k'ababebe, se niyo naguze, kubera ko uko wakibonaga siko kiri. Rero ntabwo aba abishaka, utekereza ngo ese ibi bintu iyo biza gucamo, iyo bigenda neza byari kugenda gute. Mu rwego rero bitaciyemo ihangane, aho kugira ngo uzane amakimbirane. Ngewe rwose ndumva ariko twabifata, apana guhoza uburakari, guhoza induru, bituma no mu rugo hahora umwuka utari mwiza. None kandi kantu cya kintu twavuze cy'ukuntu Kristo ari ikiruhuko, ndabikunda. Ni ikintu umuntu wese umukristo agomba kwitoza, kuruhukira muri Kristo. Rega ibikunaniye n'undi ujya kuruhukira kwa Kristo. Nawe ubwo yarivugiye ati ninjye saba tugesheje ngo muri njye harimo ikiruhuko, wikwikorera imyose ngo wumve ko bigomba gucamo byose. Uje birashoboka ko byakwanga, ariko ikiruhuko ni muri Kristo. Uvuge ngo mana, kuba utemeye ko kiriya kibanza tukigura, wasanga kinafite litije. Kuba iyi modoka twayizanye bikagenda gutya, wasanga yaribona dute munsi y'umuhanda. Ugashaka gushaka positivite mu bintu byose, ubundi bindi ukabiharira Kristo, ukazabona resultat. Kandi buriya nta mu Kristo, umuntu wese wo mu Kristo nta kintu kimubaho nta mpamvu. Akanya ushobora kubona ari kibi, ariko iyo bigeze ejo nyuma y'umwaka 2-3 ingahe, baryo bindukiza amatwa ngo Imana ishimwe ko itanyemere gutunga ya modoka, kuko ari imfitiye nziza kurushaho. Imana ishimwe ko itanyemere ka kantu k'amafuti, kuko hari ibyiza biri imbere cyane. Aho ngaho nahavuze hari urugero tuzi mu minsi yashize, hari umuntu wari ugiye gutega indege iramusiga, hanyuma arababara yibaza amafaranga agiye kongera gutanga, ukuntu bigiye kugenda.
ikintu Imana yari murinze impanuka. Ya ndege abagiye bose yarabahitanye, ariko Imana yari murinze kubw'umugambi wayo n'akazi kimushakamo atarasoza gukora. Rero ikintu cyose wa mugani tujye tunakibonamo umugambi w'Imana, tutegereze tuvuge ngo ubundi ujye uvuga ngo ibyo ari byo byose ubushake bw'Imana bwiza ari bwo buba birushaho kuba byiza. Ibibazo nari mfite abantu bambwiye kukubaza ni ibyo ngibyo, sinzi nimba ari cyo wageza ku bantu badukurikiye, hanyuma tukagaruka tuza gusoza. Murakoze cyane. Icyo nsorezaho ni icyo natangiriyeho, umuryango uri mu mugambi w'Imana, kandi ntushobora kubaka urugo rwiza rudashingiye ku Mana. Icyo ukora cyose wateganya, waba uri uteganya gushaka, waba uri uwashatse, menya ko hari aho ugomba gutura byose ni ku Mana. Niyo nyine yakugira umugore mwiza iyo yagennye kugomba kuba, niyo nyine yakugira umugabo mwiza yagennye kugomba kuba. Nta yindi shusho ku ruhande yawe nziza, ni wowe wenyine. Nta wundi Imana yaremye nkawe uzabana n'undi muntu uremye nk'uko undi mubana ameze, ni wowe wenyine. Rero wowe ujya imbere y'Imana uyibwire kwigisha, uyibwire ngo Mana, nkanjye runaka urashaka ko mba umugabo umeze gute, nkanjye runaka urashaka ko mba umugore umeze gute. Yikwigisha, hanyuma uyiture wa muntu mwashakanye, ubwire ngo uyu muntu ni wowe umuzi, kubera ko nta kataloge nasomye ahandi hantu. Ni wowe wamuremye, buri gaserire ugahuza n'akandi, buri rugingo uruhuza n'urundi, uzi ibiri mu mutima we, uzi ibyo abitse nawe atazi ko abitse, uzi amateka ye nawe atazi ko ashobora kumugeraho efe, uzi ibyo ntazigera nanamenya kugeza mpfuye. Ariko mpishurira uko ngomba kubana nawe, mbwira ngo nkore iki, mbwira ngo nawe umuganirize icyo agomba gukora. Noneho ikindi kintu, wihora amaso areba kuri mugenzi wawe. Nicyo cya kabiri numvaga nanone ndi butange nka message. Wihora amaso areba kuri mugenzi wawe, jya uhindukiza mu gihe rwa rutoki rushaka gutunga umwe, izindi wibuke ko zikureba. Uhindukire uvuge ngo ariko ngewe uru ruhare mfite muri ibi niki, ariko ngewe icyo nakora muri ibi ni iki. Niba akaboko kamwe kananiwe, wikumva kuri victime. Hari igihe haba hari amakosa yabaye mu rugo pe cyane kandi, ariko niba akaboko kamwe kananiwe, Imana iracyagushyizeho muri uwo muryango nk'akandi kaboko. Saba imbaraga z'Imana ukore, kandi ukore nk'aha babiri, kugira ngo wa mundi abone n'imbaraga zo kumugarura. Icya gatatu, twige kuvuga neza, twige kuvuga amagambo akomeza, twige kuvuga amagambo atuma umuntu yumva yishimiye kuba ahantu uri. Umuntu mubana yumve yishimiye kuba ahantu uri, kuko ahantu uri haba hari amagambo meza, hari positivity, nyine uba wumva nta rwikekwe, nta kwicira urubanza. Ibyo ni byo bintu bitatu numvaga twavuga cyane kuri uyu munsi, nubwo hari ibindi byinshi, ariko mpariye Mwuka Wera ngo abituganirize. Murakoze cyane. Vicky arakoze cyane cyane. Imana imuhe umugisha kubwo amagambo meza adusangije, kubwo ibitekerezo byiza n'ibibazo abantu bamwe na bamwe b'abashuti bari bafite, akaba abashije kubaganiriza. Vicky rero nkuko turi kuri Mubwire TV, nawe reka nkubwire ijyawe. Iyi ni channel igambiriye kubwira abantu ibyiza, ariko Vicky ndamukunda. Vicky subizi, ndagukunda cyane n'umuryango wawe. Uri umubyeyi mwiza, kandi si ukuvuga ngo uri umubyeyi mwiza gusa, ahubwo wuzuye n'amagambo meza y'ubwenge, wuzuye Mwuka Wera w'Imana. Rero mba numva nk'abantu b'inshuti zanjye, babandi ba hafi, bagomba kuba inshuti za Vicky, kubera ko inshuti nziza ni amaboko meza Imana ibihaye umuntu. Noneho umuntu ukugira inama, umuntu ugukomeza, umuntu ukubwira ko ugomba kujya ku mavi gusenga, kuko muri iki gihe abantu benshi baracanganyikiwe, barahura n'ibibazo bakiruka bakabarangira ibindi bintu bidasobanutse. Ariko umuntu ugukurura, akubwira ubwiza bw'Imana, akumenyesha inzira nziza y'agakiza, ntako bisa. Rero Vicky ndagukunda, nkwifuriza ibyiza. Mba numva nyine buri gihe nakumva amagambo meza Imana yagushyizemo. Ndanagushimira cyane, nta support nimwe ndagusaba ngo wange. Buri gihe ngusabye, haba mu by'abashuti banjye, haba kunshyigikira nuko kuri channel, urambwira uti ndahari. Rero Imana iguha umugisha cyane. Vicky arabizi, mubwira kiriho, mubwira byumva. Ngiye nari declare kera n'umuryango we, ndawukunda cyane, kandi n'abakozi b'Imana, muri abakozi b'Imana, nimwemerere Kristo mugabure ibyo yabashyizemo. Abadukurikiye rero namwe turabashimira cyane.
umwanya mufata mugakurikirana ibiganiro byacu mukaduha ibitekerezo mukatubwira ngo noneho tuzabigenze gutya tuzakore gutya. Ni ukuri dukomeje kubashimira narababwiye ngo hamwe namwe tuzagera kure, hamwe namwe ntaho tuzagera. Nimba tumaze ukwezi kumwe tukaba tugeze mu bantu 1000, ni mwebwe mubikora, ni mwe mubwira abandi ngo nimuze mwumva ibyiza. Kandi si ukubyumva gusa, ahubwo tubibe urukundo, tubibe ibyiza mu bantu. Mu gihe imitima y'abantu ibabaye, mu gihe imitima y'abantu idakunda kumva ibyiza, abantu benshi bababwira ibibi, wowe mubwire, mushimire, kandi si no guhera kubakure, bwira n'abavandimwe bawe, nabo muvukana, nabo mwegeranye, n'abaturanyi bawe, ibyiza ubabonamo ubibabwire. Turabashimiye rero, mukomeze kubana natwe, mukurikirana ibiganiro byacu, mudusapotinge, mukore share, like, subscribe. Iyi channel ibiganiro biriho bigere kure kuko ni byiza. Umuntu ubana natwe ntabwo azigera yicuza impamvu yaje kuri channel yacu. Murakoze, Yesu abaha umugisha, amahoro ye aganze mu mitima yanyu. Shalom, shalom. Shalom.